nongeye gusuza abakunzi ba Pi Network 250. Ni wa mwanya rero kugira ngo tuganire ku bijyanye na Pi, gusa umuntu utarakora subscribe kandi like ndetse utange n'igitekerezo cyawe muri comment. Uyu munsi rero nje kugira ngo tuganire ku bintu bijyanye na KYC ku bantu bafite ibibazo by'ama KYC, ku bantu bafite ibibazo by'ama migration, ndetse tuganire no kubimaze iminsi bivugwa yuko Binance ishobora kulistinga Pi ndetse no ku giciro cya GCV. Tudatinze rero ngo ku bijyanye na KYC, murabizi ko KYC hari abantu bayibonye, hari n'abatarayibona, hari n'abayibonye ariko bajya muri Tentative. Abantu mwayibonye rero mushobora kugenda mukayikora, ngo muzajye mugenda mu checking murebe ko mufite KYC. Rero icyo ukora ujya muri Pi browser nyine ukayikanda handitse KYC ukareba ko ufite slot. Iyo bakubwiye ngo slot not available, ugerageza kwandikira support, ukanyura menu handitse ngo support. Nuko rero aho ngaho ni utanga igitekerezo cyawe ukababaza impamvu utari kubona KYC. Ku bantu muyifite mukaba mufite ikibazo cya Tentative, ku bantu mufite KYC ariko mukaba mwarayikoze then mukaza kubona Tentative, icyo mukora ni ukureba nanone ko mwabonye liveness check mukayikora neza. Liveness check rero iyo ubayikubwiye kwikora ujya ahantu hari urumuri, ahantu hagaragara neza, kugira ngo ibyo bakubwiye ubikore kandi babibone. Niyo mpamvu rero uba ugomba kureba ko neza wakoze liveness check yawe neza. Nicyo kintu cya mbere ku bantu mufite Tentative. Ikindi mukibuka kumayininga neza, mukareba ko amazina yo mwirangamuntu mwatanze ahura nayo muri profile, mwasanga adahura, Pi yavuze ko mwemerewe guhinduramo inyuguti zigera kuri 2 ku bijyanye n'amazina. Kwa bantu rero mwari mufite ibibazo bya Tentative, nuko mushobora kubigenza cyangwa mukandikira support namwe munyuze kuri kuri menu then mukajya handitse support. Nubwo rero abandi bantu bafite ibibazo, nta bantu bafite ibibazo bya grace period, ababo rero ni ikibazo gikomeye kuko grace period izarangira ku itariki 14 z'uku nguku. Nubwo ko izarangirana na Pi Day, kereka niba waza kongeraho nanone iminsi nk'uko basanzwe babikora. Ariko abantu mufite ibibazo bya grace period mugerageze namwe murebe ko mwahawe slot mukaba mutarakoze KYC. Icyo nicyo kintu cy'ingenzi. Ikindi, abantu mufite team ifite abantu benshi bafite grace period, mukaba mufite ya minsi 15 yo kubareka bayenda kurangira muzi ko izarangirana n'undi na Pi Day, mugomba kubabwira bagakora mining, bagakora KYC kugira ngo mwirinde guhomba ziriya Pi zanyu mwavanye mu bari sefera mwarifarinze nyine. Rero ikintu kindi navuze ko turi buze no kuganira ku bijyanye na Binance listing. Rwango Binance listing kuri Pi bari bavuze ko habaye amatora, abantu barenga 86% batora yuko Binance izalistinga Pi. Ubu ngubu Binance isigaye ikoresha ibintu by'amatora kugira ngo ilistinge coin runaka. Bisobanuye ko yatekereje ko Pi nayo ishobora kwilistinga. Mu gihe yaba yilistinze dushobora kubona Pi izamuka cyane. Ku bantu mwahoridinze Pi zanyu byaba ari ibintu byiza ndetse byari n'ibintu by'agaciro. Reka dutegereze turebe ko Pi yajya kuri Binance. Abandi mwibaza ku bijyanye na GCV price yo tuzagenda tubimenya ko turi muri open mainnet, kandi open mainnet nibwo igitangira. Ku bantu rero mwatekerezaga ko Pi rero izaba listed kuri Binance, ni ikintu cyo kumenya yuko bishoboka cyane rwose. Ikindi kintu twavuga ku bijyanye nuko rero Pi open mainnet yayo kuri ya munsi wa Pi Day dushobora kubona ikintu gitangaje. Dr. Nicholas ashobora kutuganiza cyangwa se kwa timu ya Pi bakabagira icyo batubwira. Rero navuga ko rero iby'ingenzi byari ibyo ngibyo. Mukore subscribe, mane barinde.